ari Shadibu nura musore ninde afashe undi ku ngufu none se umwana afatanye nagwe Shadibu izo yamize zose ubu wa mwana w'umuhungu aramushaka yite shaka kumwicira ubuzima wayitonzeho gatoya wingeranya na mucecuru twiyame muri abakobwa wingeranya ngenda umukobwa ariko we ni umugore rero kujya yangiza ubuzima bw'ura mutipe ngenda muvugira maka ndamugwaho rero ujye kwikwanyagura hariya ntafashe kongo iwawe mu rugo gute umuntu bamutumiye azanye ibyo kunywa ari gusangira n'inninja uri kumva banzu unyumve izo yamiramiye zose ubu yuriya mwana arutabyaye ubu ni Shadibu rero ibintu twari twabanje kubyoroshya twumva ari pranka zawe ariko kuva byaje muri bo reka tubivugeho. Shadibu ku myaka yawe ni gute wifata ukavuga ngo ntubizi nimba wafashwe ku ngufu cyangwa utafashwe ku ngufu, ntuzi nimba wasambanijwe cyangwa utasambanijwe, ukaza ukatubwira ngo wari uri mu mihango ngo utumira umuhungu w'inshuti yawe ngo ubundi ngo ubyutse ngo wumva ngo umeze nk'umuntu baviyoye. Shadibu ugezaho unywa ugasinda bakakurongora ntumenye ko arongowe ku myaka yawe, ukujije ushaje mu myaka ariko mu mutwe wikoreye watermelon y'umutwe ku buryo utabizi nimba bakurongora cyangwa batakurongora. Ese ku buriri mwari muryamyeho ko wari uri mu mihango uri kutubwira ko wumva wafashwe ku ngufu ariko wari uri no mu mihango. Mwari uwo musore yakukuye n'imyenda yagusindishije agukora n'imyenda. Uburiri wari uryamyeho ko wari uryamye iwawe nta maraso wahasanze ko wari uri mu mihango. ariko buriya nta kintu mubona mu mwebwe Uba wigisha ni yitwa Shadibu apana Shikibu inde bamwitande wewe wo muhimbira bamwitande Shadibu ariko umuntu ufite iriya myaka bamufata ku ngufu gute uriya ni uruhinja. A few moments later. Niba hari ikintu mukeneye bishoboka ko bitarigeze binabaho. Niba gusa hari ikintu mukeneye kumva ngewe nzi Shadibu ari muri depression iri real. Yeah. Yakiri ikirego cya Shadibu wavuye gutanga ikizamini nyuma yuko wavuze ko yasambanijwe ngo yafashwe ku ngufu. Ariko twako nyuma yuko Shadibu atabaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha riba rusaba gukurikirana umusore witwa Iradukunda Aimable benshi bazi nka Yugi Umukaraza amushinja kumusambanya ku gahato, urwego rwemeje ko rwakiriye ikirego cye. Kuri 22 Kamena 2026 nibwo Shadibu yashyize ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa butabaza ribu hanyuma hamya ko yasabwe kujya kwa muganga kwipimisha. Amakuru ko Shadibu yamaze gutanga ikirego ndetse akanajyana kwipimisha akajya kwipimisha yemejwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry agira ati twakira ikirego cya Shadibu nibyo twatangiye kugikora iperereza kandi nawe yavuye gutanga ikizamini muri Isange One Stop Center. Shadibu yasobanuriye ikinyamakuru igiye ko Yugi Umukaraza yamusambanije ugahata musanzwe mu ijoro aryo kwitariki 21 Kamena 2026 aho yavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti kandi ko ku mugoroba wa 21 Kamena yagiye ku musuri we yitwaje amacupa abiri y'inzoga barazisangira. Nyuma yo gusabana ndetse no kunywa izo nzoga Shadibu yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze akabyuka asanga baryamanye kandi yambaye ubusa. Ati Yugi yaje mu rugo turasangira ariko sinzi ibyo yampaye kuko nisanze mbyutse nambaye ubusa aryamye iruhande rwanjye numva ko yansambanije ibase ko nari mu kwezi k'umugore. Agira ati byambabaje ndanabimubwira agira ubwoba ahita asohoka iwanjye ariko namubwiye ko ntaho yahungira kuko turi mu Rwanda rugira ubutabera. Shadibu yavuze ko yababajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu musore kuko ngo atari ibintu bari bumvikanyeho ahubwo ko yamufatiranye mu ntege nke ze igihe ngo yari yasinze. Wajya w'ikinyamakuru igihe.com. Cyitonderwa rero noneho ubu butumwa mu bwumve mu bukurikire neza mu buntangire neza. Ubu ngubu turaza kujya duhana aba bantu bashishikariza abandi kwinjira muri izo za piramide kuko ngo ufite 10% ukirukanka ariko hari nabo dusanga yashyizemo umwana we yashyizemo umugore we muramu we nyirabukwe sebukwe bakazana sinakubwira
abo bantu biruka mu bantu bakoreshwa nako ka pourcentage bababwiye, abo bantu tugiye kuba ubu nibo tugiye kujya dukurikirana. Nta kundi kuntu byacika. Ni gute wirukanka mu giturage niba warabeshywe nawe ukabeshya abandi? Umufatanyacyaha ubwo rero umujura n'ufashwe, umunyacyaha n'ufashwe. Kubw'ibi rero guhera uyu munsi tugiye kujya dufata bariya bantu bashuka abandi mu giturage babashishikariza kwinjira muri ibi bikorwa bya piramide, kubabeshya ngo wowe wungutse ngo dore yanjye nayabonye kandi ubeshya cyangwa warabeshywe. Ibyo ntabwo bizongera kuba urwitwazo. Ubwo butumwa mububahe gutyo.